Yesu ashimwe. Reka dutangirane n'uyu muririmbyi wa 90. Dushimire Imana, dushimire Yesu n'ubuntu kongera kubyuka, kongera kubaho ubuzima, impano y'ubuzima. Tubishimire Imana, dusenge cyane ko uyu munsi dutangira ya masengesho y'iminsi 3, abantu bo mu cyumba cy'amasengesho ku birenge by'Umukiza, hanyuma kandi tukajya tuza kuyasozereza mu isaha yo gusenga. Imana ihabwa icyubahiro. Buri munsi hazajya hanyuraho gahunda y'umunsi n'ibyanditswe tugomba gusengeramo. Reka turirimbe uyu muririmbyi wa 90 mu gakiza. Imana y'ukuri komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Haleluya mwami, kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu. Mwami rero mwami, kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu. Ibyiza rero, ibyiza mbona nibi kwizera umwami, no guhora ngendera mu nzira ye ntunga. Nawe rero nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza, ambesha no kwinjira vuba mu mahoro. Nawe rero nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza, ampesha no kwinjira vuba mu mahoro. Urugendo ndimo n'urwo kujya mu ijuru. Umukiza niyari, nanjye nkwiye kujya. Kandi rero umunsi nzaba ngezeyo, nzamuhimbaza ibyishimo, nzanezerwa kuko ariwe wanguza amaraso. Kandi rero umunsi nzaba ngezeyo, nzamuhimbaza ibyishimo, nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Muri iyi si huzuye umuruho n'amahane, icyo nkeneye cyose simpera ko nkibona, ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi. Haleluya! iyo
niringiye kuzabona ingororano yanjye. Ariko rero ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi, niringiye kuzabona ingororano yanjye. Mw'ijuru rero, mw'ijuru sinzabona abanzi banjye ukuri, nta n'icyo nzahabona, nzahabura mw'ijuru ry'amahoro. Nzashima Imana mvuza impundu nti haleluya, haleluya. Nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Nzashima Imana yanjye yera, nzashima Imana mvuza impundu nti haleluya, haleluya. Nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Nzashima Imana yabaye Yesu, nzashima Imana mvuza impundu nti haleluya, haleluya. Nzarambura amaboko njye mpimbaza umwami Yesu. Haleluya. Uyu muririmbyi yari yuzuye umwuka wera w'Imana, aravanga y'Imana y'ukuri ikomeza kunyobora. Iki gitondo tuyoborwe n'umwuka w'Imana. Imana ikomeze ituyobore, ngo urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka mwami. Mwami, kubaho tudafite Imana biragoye, biraruhije, birananiza, ngo biteye n'ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha ndetse no kutugeza mu rupfu vuba. Nakunze iki gitero ngo ibyiza mbona nibi kwizera umwami Yesu no guhora ngendera mu nzira itunganye. Nawe yemeye kujya ndinda. Haleluya. Abagenda batunganye Yesu arabarinda, Yesu araturinda. Abaharanira gutungana Yesu atwitaho. Ngo nawe yemeye kujya ndinda no kunyobora neza, ampesha ndetse no kwinjira vuba mu mahoro ye. Imana ishima abakiranutsi bagendana amahoro, binjizwa mu mahoro, baba mu mahoro. Uko byagenda kose naho twabona iby'isi n'imiyaga n'inkubi, ariko imitima yacu iba ifite amahoro iva ku Mana. Igitero cya gatatu n'icya gatanu byamfashije cyane, nibyo ndi buvugeho cyane. Ngo ubu urugendo mfite n'urwo kujya mu ijuru. Nakuba nabaza ngo wowe urugendo ufite ni uruhe? Uyu muririmbyi yaravuze ngo ubu urugendo mfite n'urwo kujya mu ijuru. Hari abafite ingendo zitanu, ariko se twibuka gushyiramo urugendo rujya mu ijuru, twibuka gutekereza ku rugendo rujya mu ijuru, ngo umukiza niyo ari, Yesu ari mu ijuru kandi azagaruka kujyana itorero. Ngo nanjye nkwiye kujyayo, ugira igitekerezo cyo kuzajya mu ijuru, ngo umukiza niya nanjye nkwiye kujyayo. Ngo kandi umunsi nzaba ngezeyo nzamuhimbazanye ibyishimo. Haleluya. Nzamunezererwa, ngo nzanezerwa kuko ari we wanguza amaraso. Aha mfashije cyane. Nzanezererwa Yesu kuko ari we wanguza amaraso. Nzishimira Yesu kuko ari we wanguza amaraso. Nzasingiza Yesu kuko ari we wongeye kumpuza n'Imana Data. Nzashima Yesu kuko yampfiriye. Nzashima Yesu ndetse ndebe na za nkovu zo mu biganza bye. Yo, uyu muririmbyi yari yuzuye umwuka w'Imana, yari yuzuye umwuka w'Imana. Ngo nzamunezererwa kuko ari we wanguza amaraso. Nzamwishimira umwami, nzashyira hejuru izina ry'umwami kuko ari we watuguza amaraso. Ese ujya wibuka ko mu ijuru tuzabana na Yesu, ko tuzimana na Yesu imyaka 1000?
ngo tuzamara imyaka igihumbi muri paradizo y'Imana, tuzamara imyaka igihumbi paradizo, tuzamara imyaka igihumbi muri paradizo y'Imana, tuzamara imyaka igihumbi muri paradizo y'Imana we, yo tuzamara imyaka igihumbi muri paradizo y'Imana, tuzamara imyaka igihumbi muri paradizo y'Imana we. Igitero cya gatanu bavuze ngo mu ijuru sinzabona abanzi banjye ukundi. Ni ukuri biduteye ubwoba n'abaduteye ubwoba, mu ijuru ntituzabisangayo. Nibyo byiringiro by'abera, nubwo duhatana, nubwo turwana, nubwo turuha, nubwo turwanywa, nubwo tunanizwa, ariko mu ijuru aho tuzaruhuka, nta kizongera kuturwanya, nta kizongera kutwirukankana, nta bazongera kuturwanya, nta bazongera kutwirukankana. Satani ingabo zose yahagurutsaga n'imiryango yose yacagamo mu bantu, mu bintu, muri situwasiyo, hehe hose, ibyo ntabwo bizongera kubaho. Ngo nta n'icyo nzabura mu ijuru ry'amahoro, tuzaba dufite byose. Kristo we mucyo ngo azaba duhagije, umucyo we uzaba uduhagije. Ngo nzashima Imana mvuze impundu, ni haleluya haleluya, nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Nzashima Imana mvuze impundu, ni haleluya haleluya, nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Imana ishimwe. Muri iki gihe twibuka ko Yesu yaje, muri iki gihe twibuka Pasika, twongera kwibuka ubuntu twagiriwe muri Yesu. Iyi ndirimbo igufashe, iyi ndirimbo yirirwane, iyi ndirimbo yisengeremo, wongera urambura amaboko ushimire Yesu, ushimire Yesu intsinzi y'igorogota, ushimire Yesu ubuntu bw'igorogota, ushimire Yesu imbabazi yakugiriye, yatugiriye. Twari abanyabyaha babi, twari turushye mu byaha, ariko Yesu aradutarura tuvana iyo kure, ngo twigishwe hafi n'amaraso ye. Amaraso yatuvaniye kure atwigiza hafi, atwinjiza mu masezerano, atwinjiza mu buntu, atwinjiza mu butsinzi, atwinjiza mu kuruhuka. Tubimushimire, tubinezererwe, tumuhimbaze, tumwogeze, tumwamamaze. Twibuke ko tutagipfuye, twibuke ko umucunguzi tuzamubona, twibuke ko tuzahabwa ingororano. Hari ingororano z'abera, hari ingororano z'abakijijwe, hari ingororano z'abizeye Imana, hari ingororano z'abakunda Imana, hari ingororano z'abaharanira gukiranuka, hari ingororano mu ijuru. Uwiteka himbazwe. Turambura amaboko dushime Yesu, tumuhimbaze. Numva uyu munsi twashima Yesu ko yadupfiriye, ugakora isengesho ukavuga ati Yesu ndagushimira ko ndi muzima, ndagushimira ko ntagipfuye, ndagushimira ko watumye nkumenya, ndagushimira ko ndi mu gakiza, ndagushimira ko nugaruka amazina yanjye yanditse, uzahamagara kwa ko nakwizeye, kwa ko nakoze byo gukiranuka. Ushimire Yesu. Buri wese afite ukuntu abanye nawe, wese afite ukuntu wumva Yesu, umushimire. Aho yadukuye ni kure, kandi n'aha tujyanye ni heza. Icyubahiro kibe cy'Imana. Umunsi mwiza, tuzirikana Yesu wazutse. Amahoro y'Imana bane namwe. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Wibuke gusangiza n'abandi iyi video.